tugihagaze turasoma Abakolosayi igice cya mbere murongo wa 19 no mu gice cyaho cya kabiri murongo wa 9 kugeza ku wa 10. Abakolosayi 1 murongo wa 19 no mu gice cyo muri abo Bakolosayi cya kabiri murongo wa 9 no wa 10. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Igice cya kabiri murongo wa 9 no wa 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nyamara muri we hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. Murongo wa 10. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Imana isuke umugisha wayo utagabanije hejuru y'ijambo ryayo, kandi duhana umugisha muri ryo. Turacyumva jambo rifite umutwe uvuga ngo ubumwe butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. Umwami ni we wiyeretse Petero. Amaze kumwiyereka kubwo guhishurirwa aramubwira ngo urahirwa. Ndumva ayo mahirwe atari aya Petero gusa, ni amahirwe yacu twese. Ati kuki uhirwa? Ntabwo ari inyama n'amaraso bitumye umenya. Hari abazi Bibiliya mu buryo bw'inyuguti. Niyo mpamvu Umwami wacu yavuze ngo muri Yohana 6, murahibuka ngo inyuguti irica ariko umwuka utanga ubugingo. Ntabwo ari inyuguti ya korowani, ntabwo ari inyuguti y'ikinyamakuru, ntabwo ari inyuguti y'imvaho, ni inyuguti z'ibyanditswe byera. Murumva bidateye ubwoba ngo inyuguti irica ariko umwuka niwe utanga ubugingo. Ngo amagambo mbabwira ni umwuka. Nibyo? Muri Yohana 3 ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 somera numve niba ari umurongo wa 13 twumve ko ntibeshye. Yohana 3 katurebe gatoya ko ariho nshaka. Yohana igice cya 3 Yohana igice cya 3 oya ntabwo ari aho ngaho nashakaga. Tube duhereye ku murongo wa 8. Umuyaga uhuha aho ushaka. Umuyaga uhuha aho ushaka. Ukumva guhuha kwawo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Gloire! Nibyo? Mwumvise umurimo w'Imana, umuyaga uhuha aho ushaka. Ntugira ibara. Sibyo se? Umuyaga uhuha ushaka, ongera dusubiriremo. Umuyaga uhuha aho ushaka. Umuyaga uhuha ushaka. Ukumva guhuha kwawo. Ukumva guhuha kwawo. Ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Murabyumva? Umuyaga uhuha ushaka, ugafata icyerekezo ushaka, ugakora umurimo ushaka. Hari umuntu wahagarara akavuga ngo wowe ngo umuyaga ngo ndaguhagaritse, ngo ntabwo uhuha. Ntabwo byashoboka. Ngo niko niwabyawe n'umwuka wese amera. Urumva ko kumwigana biroroshye, kumukurikira biroroshye, ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu dushimira Imana
aya mahirwe ya Petero yatumye umwami amubwira ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami, kandi koko niko byagenze. Yarafunguye kandi ntawongeye gukingirana intore. Abana b'Imana bafite kubona irembo, bakinjira bakagera mu bwami, bakabonamo umwanya, bakabona umugabane. Itorero ry'Imana rigizwe n'abantu bo bafite inyama n'amaraso, ntabwo rigizwe n'abamarayika. Imana yarabirengagije, ntiyashimye ko bayibera umugeni. Batigeze bacumura, bafite izindi nshingano mu rugo rwa Data, ariko umugabane w'umubiri wa Kristo, umugabane w'intore so wow. Turabarusha ubutoni, nibyo se? Nabo ariko nta ntambara barwana, ariko nabo barazirwana, ariko izacu zirakomeye, si byose? Ni ingabo zo mu ijuru, twebwe turi ku isi, si byose? Umuhanuzi yavuze ubutumwa bwitwa la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, si byo? Iwabo aho umugeni, urugo rw'umukwe wo mu ijuru n'umugeni wo ku isi, l'époux céleste et l'épouse terrestre. Niho ibanga ry'urukundo riri. We Imana nizi impamvu byarayinejeje gukura umugeni ku isi, imukura mu bantu baguye, bagwa barabe, ariko urukundo si byose ruratuzahura. L'époux céleste, l'époux terrestre. Niyo mpamvu uriya celeste, uriya mwami, iriya Mana byayisabye nayo kwiza ku isi, kuko ntiwashaka umugore utamushatse, si byose? Ntiwashaka umugeni, si byo dona, utamusanze iwawe. Niyo mpamvu Imana yahise iva mu mwenda wayo, si byo? Wa Teofani, iva mu buhangange bwayo, mu ikote ryayo ryo kurabagirana, irikunjakunja mu nda y'umugore, yambara umubiri ngo idusange iwacu, ibone uko itubabarira, imenya aho tuba. Ntabwo hari abarambagiriza ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo twabigira inama abana b'Imana, si byose? Imbuga nkoranyambaga ziri kwinshi. Hari imbuga nkoranyambaga ziri muri telefone, ziri kuri internet, si byose? Ariko hari n'izindi. Mu gihe cyose umugeni umusanga iwawe, si byose? Ariko ukamukura iwanyu. Niyo mpamvu umwami yaje mu ntore, yaje mu bo bari basanganywe, yaje muri bene se. Niyo mpamvu Aburahamu yarahije Eliyezeri ngo ushyire ikiganza cyawe urahire ngo ntuzajye kunshakira umugeni mu ngegera, mu banyamahanga, uzamusange mu bavandimwe. Niyo mpamvu ibyanditswe biravuga ngo uweza n'abezwa twakomotse kuri imwe. Dushimira Imana, uweza n'abezwa. Umugeni agomba kuva iwabo, nubwo ari umukwe w'ijuru, l'époux céleste, ashaka l'épouse terrestre, umugeni wo ku isi, umuntu, ariko nanone yaje gushaka be baguye. Ntabwo yagiye gushakira muri rubanda. Kugira ngo ubumwe bushoboke, nuko ubwo bumwe, kugira ngo impamvu ubumwe budukundira, nuko turi bene umugabo umwe, nuko ijambo ryatugariye aho twahoze.
udafite umwanya mu itoranywa no mu mubiri wa Kristo ubu murayuba arawubura. Impamvu ubumwe bukunda ni uko usanga umwanya wari ufite mu Mana isi n'ijuru bitararemwa. C'est parfait, birumvikana. Impamvu no gutaha uweza n'abezwa twakomotse kuri mwe, niyo mpamvu Elizera byamusabye yuko yumva neza icyo shebuja avuga, aragifata neza. Hari ubutumwa umuhanuzi William Branham yavuze bwitwa ngo tega ugutwi Elizera, tega ugutwi utuje Elizera, sibyo? Tega ugutwi utuje Rebeka, Eliezer intumwa y'umukwe wawe. Écoute en silence Rebeka, Eliezer le messager de ton époux. Sibyo se? Muri ubwo butumwa umuhanuzi atwereka yuko Eliezer agaragaza umwuka wera. Sibyo se? Umwuka wera ni urambagiriza. Niwe urambagiriza, niwe wirambagiriza. Umwuka wera nimubizize ko yavuze ngo ibyiza nuko agenda ninagera umwuka nazaza. Umwuka wera se Kristo mu itorero, niwe ureshya, niwe urambagiza, sibyo? Niwe winginga akagangana uko umuntu ashaka umugeni. Warejwe na Kristo azaba umugeni we. Uwakurikiye abantu ntabwo yumvise ijwi ry'umukwe. Sinzi ko mwibuka amateka ya Eliezer. Yarizeye koko, yizera, afata ubutumwa shebuja muhaye, arabukurikiza. Ageze mu gihugu yamubwiye ntiyahubuka, akajya ashaka ko Imana ya sebuja Aburahamu, kuko yakomezaga muraheza ati Imana yanjye ashaje. Mwabonye ko bitari gukina gushaka umugeni, ntabwo ari gutoragura. Niyo mpamvu Imana nidushoboza ndumva tuzaganira n'inkumi n'abasore hano, kuko tujya tubona ibintu bimeze nko guca mu madirishya, abantu bajya gutoragura. Ihanga ry'Imana rifite byose, nibyo? Nubwo twibaza ko tumaze igihe mu butumwa, ntabwo twakwibagirwa doctrine ngo twagize iki ijambo rivuga hashingiranwa bizera, nibyo? Umukwe n'umugeni bagomba gukomoka kuri data. Mu gihe tuvuga ngo turabasabira hano, bagomba kuba bataciye mu idirishya. Siko bimeze. Imizi tumaze mu rugendo no mu butumwa bw'igihe ntibituma twibagirwa inyigisho twizera, ariko hariho igihe abantu bibagirwa, hari n'igihe bashobora kuba bakeneye kwibutswa. Ni inshingano z'umwuka wera anyuze mu ijambo atamika abagaragu be uko ashatse. Tukaba twanakora n'inama tukabagira inama, sibyo se? Umuntu atungwa no kwibutswa, no kugirwa inama, nubwo nzi neza ko bose babizi, ariko icyo Satani iteka ashaka ni uko twirengagiza icyo ijambo rivuga. Ibyo rwose Eliezer yarashubijwe muri ubwo buryo, na Aburahamu yarashubijwe muri ubwo buryo, na Isaka yarashubijwe muri ubwo buryo, na Rebeka yarashubijwe. Igisubizo ntabwo ari icya Aburahamu gusa, igisubizo ntabwo ari icya Isaka gusa, igisubizo si icya Eliezer gusa, igisubizo si icya Rebeka gusa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana c'est la réponse. Ijambo ry'Imana ni igisubizo. Ijambo ry'Imana ntabwo ari intambara, ijambo ry'Imana ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo. Aho ijambo ry'Imana rigeze ntabwo umuntu agira ibibazo bidashira n'amagambo atarangira. Iyo Kristo akwiyeretse kuva ukivuka, ahora akwiyereka mu muyoboro wo guhishurirwa. Umwana w'Imana ntahora mu bibazo, nibyo? Ari munsi y'ijuru rikinguye. Il a la réponse de Dieu. Rebeka yarashubijwe, niyo mpamvu bamuheje abaturage ati murantiza.
kandi ataramubona mu buryo bw'umubiri, atazi n'aho atuye, ariko ikirere cyari kikiri aho ngaho nicyo cyamusunikaga. Bene data, ntabwo dukururwa na Kabeza n'aka gasozi, dukururwa n'umubande uturuka ku Mana, kuko uweza n'abezwa twakombotse kuri imwe. Ubwo bumwe ntawabumeneramo, nta dayimoni yabushobora. L'église du Dieu vivant, itorero ry'Imana nzima, uko twabisomye, kuzura kose k'ubumana kwari muri Kristo. Ariko nanone nibyo, kuzura kose k'ubumana kwari muri we. Ariko nanone uko twasomye mu Bakolosayi 2:10, Abakolosayi 2:10 havuga ngo iki? Kuzura k'ubumana kwari muri Kristo. Abakolosayi 2:10. Kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Kandi mwuzuriye muri we, uko murabyumva, uko Imana itabaye igice muri Kristo, umukwe akaba yuzuye ubumana, ni nako nanone n'umugeni nawe agomba kuzurira muri we. N'ijambo ribivuze, vous avez tout pleinement à lui, mwuzuriye muri we. Uwo ni umurimo wakozwe, turawizera, kandi ni umurimo ugikorwa mu gihe ingingo zose z'umubiri wa Kristo zizawugeramo, kandi zose zikagera ku gipimo cyo kuzura, impanda izavuga. Ntabwo bicyaba bigishoboka ku isi k'umubiri utugumana, sibyo? Ubumana bwose nibwuzura, niki ijambo ririmo gukora? Ijambo ririmo gukora atari ibingibi byo gucana amasitimu ya za peteroli y'ubwonko n'ibintu byo kwigisha amateka y'ubutumwa. Umukwe uko Yohana Batista yamuvuze, muramwibuka Yohana Batista integuza yaravuze ati uw'umugeni asanga ni umukwe, genda umuranga. Ikishimisha ni uko umugeni yasanga umukwe, akwiye gukuzwa agenga acisha bugufi. Umukwe arimo arashaka umugeni, atari ibingibi by'amateka ya message byo gucana amasitimu byo guturuna amashusho, ntago ari ibyo. Umukwe ari ku kivi, nibyo ra arashaka ingingo ze, arashaka umubiri we, uko byabaye kuri Adamu na Eva, ngo noneho mbonye umubiri w'ingingo zanjye, mbonye uwanjye. Uko twavuye ku rubavu i Karuvali, arashaka kuzuza uyu murimo, kugira ngo rya jambo tumaze gusoma ngo twuzuriye muri we. Ijambo riri ku murimo kugira ngo itorero ryuzure. Ibyo ntabwo ari tekinike y'abantu, ngo Krefelde, ngo Franke, ngo amashusho twirirwa biriwe mwenda tokicisha so wangize kuri barubuga, birirwa bari mu ntambara. Ubu ngubu ubwa mbere bakurikirana ikibwirizwa Krefelde buri cyumweru, sibyo? Cyangwa buri kwezi uzamaze gusaza, biragora naho gatoya. Ubu ngubu bahita bandika ngo ejo ngo tuzakurikirana ngo ikibwirizwa ngo cya mwene data Frank cyangwa Branham cyo mu myaka, urumva ukuntu iyo message nyigusomeye bivuze ngo cyo mu myaka ya 45, kuko ugenda umunyamategeko mba mfite esprit yo gusuzuma cyane, ngo tuzakurikirana ikibwirizwa cya mwene data cyangwa Branham. Abakira iryo tangazo ni babazi icyo Krefelde izashyiraho, muri bakurikira tuzakurikirana icya mwene data Frank cyangwa Branham, sibyo? Barangiza bakongeraho ngo cyo muri 82, kandi bavuze amazina abiri, kandi umwe muri aya abiri 64 yari yamaze gupfa. Donc ibintu ntibazi n'ikiribo, ariko ngo kugira ngo ndagira ngo mu ntega amatwi mwumvaho kudahishurirwa icyo bitera, ngo bo baribaza ko ari bwo buryo umugeni yagendera ku ntambwe imwe, ngo kubera ko bumvize ikibwirizwa kimwe ngo bituma bagimarishaho même pas. Loin de là, kumarishaho même pas, c'est pas le Saint-Esprit. Kugenda ku ntambwe imwe ni umwuka wera ubiduha mu ijambo. Akamanura ikibwirizwa Kabeza, akamanura ikindi muri Gaboye, ahari intore zose ni uzigikenewe.
ntabwo wazane ubwo bwenge bw'abantu ngo nuko umugeni yubakwa. Reka da, wabyewe n'umwuka ameze nk'umuyaga. Ubumana bwose buri muri twebwe. Branham yaratashye. Frank ni umukozi w'Imana, sibyo? W'ijambo, ufite inkota rwose uko Imana yamukoresheje ni kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Ariko ari Branham, ari Frank, nta n'umwe muri bo usimbura Kristo. Nta n'umwe muri bo usimbura umukwe. Ndabeshya? Nta n'umwe muri bo usimbura umwuka wera. Umwuka wera turavuga nk'uko umwami yavuze ngo uruta Salomo ari hano none. Nibyo? Uruta Mose ari hano none. Aujourd'hui hano turi. Uruta William Branham ari hano none. Uruta Frank ari hano none. Uruta intumwa n'abahanuzi ari hano none. Imana y'intumwa n'abahanuzi niyo ikora umurimo. Uwo nguwo niwe ugenda hagati y'ibitereko by'amatabaza. Nta nyenyeri n'imwe igenda hagati y'ibitereko by'amatabaza, ahubwo uzifashe mu kiganza. Ari nawe natwe udufashe mu kiganza, nk'uko Yohana 10 yavuga, ari we wavuze ngo nzubaka itorero ryanjye. Uwo ntasimburwa, ntakeneye inyunganizi, ntafashwa, arihagije, ni muzima. Niwe wavuze ngo kuko ndiho namwe muzabaho, kandi azatugeza ku gutungana. Nk'uko Pawulo yabyandikiye Abaheburayo igice cya 12, Abaheburayo 12 wahageze. Soma guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. N'igicu ni igicu cyangwa n'igicu? Hano handitse igicucu. Niwe de témoin. Niwe iyo bavuze igicu urabona ibicu bavuga iyo abantu ari benshi cyane ubona ari nk'igicu. Warebye neza ni igicucu. Ni igicucu. Niwe de témoin. Sawa, ikomereza nacyo. Yari amaze kuva mu Baheburayo 11 avuga ngo mvuga iki, sibyo? Mvuze ibya Yefuta, mvuze ibyane, mvuze ibya abo bose bapfuye bakize. Avuga nyine ko dufite abatubanjirije. Ni igicu ubwinshi ni benshi cyane. Komeza dutumbire. Twiyambure ibituremerera byose. Twiyambure ibituremera byose bitubuza guhobera uwo mwana. N'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. N'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Dusiganirwe aho dutegekwa. Dusiganirwe aho dutegekwa. Twihanganye. 2. Dutumbira Yesu wenyine. Dutumbira Yesu wenyine. Ari we banze ryo kwizera. Ari we banze ryo kwizera. Kandi ari ugusohoza rwose. Kandi ari ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Nushaka gereza hanga. Il est l'auteur. Mu Gifaransa baravuga ngo ni iryo jambo nashakaga. Abaheburayo 12 murongo wa 2, les yeux fixés sur Jésus, amaso tuyahanze kuri Yesu, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Niwe hano baravuga ngo niwe banze, ariko auteur niwe dukomoraho kwizera. Niwe waduhaye kwizera, ni nawe ugusohoza rwose. Ntabwo ari umukozi n'umwe utuma wizera. Muri wowe, muri jyewe, muri mene data, muri mushiki wacu, l'auteur de la foi, uwatumye twizera ni umukiza w'abambwe, kandi ni nawe uzatuma dutungana. Il est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Nibyo uwatumye twizera ndahamya ko azadutunganya. Nibyo niyo mpamvu iyo haje imyuka ituma tumukuraho amaso tugatangira kwigisha amateka y'abandi bantu no gukeka ko no kwibwira ko adahagije, atihagije. Twasomye ngo muri we hari kuzura k'ubumana, siko twasomye? Turongera dusoma ngo natwe twuzuriye muri we. Wakwibaza ko niyo mpamvu byabagoye guhamba Branham, sibyo se?
n'abubu bitangiye kubagora gusaza kwa Frank bitangiye kubateza ibibazo, ariko si Imana yacu irasaza ijambo ntabwo risaza. Niyo mpamvu ntabwo turi mu bashyiriraho imbago umwuka wera ngo tumuharurire umuhanda tumwereka haca. Ijambo ntabwo ribyemera, nk'uko muri Yesaya 40 habivuga ngo ninde wigeze kungira inama, si byose ninde wigeze kwigisha umwuka w'Uwiteka? Umwuka w'Uwiteka ari hagije. Uwabyawe n'umwuka ameze nk'umuyaga. Pawulo yabwiye Abakorinto ngo azi byose, asesa byose, il discerne tout, kandi we ntawe umudiserna, ntawe umenya ibimurimo. Reka mbabwire ngo itorero rirahishwe. Uko Imana iri mu ibanga, n'umugeni ari mu ibanga, n'ubukozi buri mu ibanga, no kuyoborwa biri mu ibanga, bikamenywa na nyirabyo. Niyo mpamvu nababwiye ngo Aburahamu yarashubijwe, Eliyezeri yaranyuzwe kuko yashobojwe n'Imana data, sibyo? Imana ya Aburahamu, uko Aburahamu yari yamutongereye ati ndakurahiza Uwiteka nkorera, nawe aramwizera, arasaba, ijuru rirakinguka. Ubwo na Eliyezeri yarasubijwe, sibyo? Rebeka se wavuze ngo muraneza, wese ntiyasubije. Bene data, ubutumwa ni igisubizo, nibyo? Ubutumwa twizera ntabwo ari intambara, ni igisubizo. Ntitwakwirirwa tuvuga rero Isaka we amubonye agasohoka akamuhobera. Ibanga ry'umukwe n'umugeni nkuko tujya tubiririmba ni ibanga rikomeye cyane. Uko Imana yuzuriye muri Kristo, nibyo niko natwe Kristo yuzuye, umugeni agomba kuzura muri uyu mubiri wa Kristo, muri ubu bumwe agomba kuzura ubumana bugasendera. Mu gihe byagenze gutyo nizamurwa, nta kindi kizaba gisigaye, iyo plenitude, uko gusendera. Niyo mpamvu Dawidi yabyeretswe hariya muri Zaburi 23. Ntabwo ari igikombe cy'ubuto, ntabwo ari igikombe cy'amata y'inshyushyu, si byose ngo negurira ameza, ntabwo ari ameza y'ubugari, ngo andagira ubwatsi bubisi, sibyo? Ntabwo ari ubwatsi burishwa n'intama z'amatwi. Anyuhira amazi adasuma, ntabwo ari amazi ya Nyabarongo, si byose? Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anegurira ameza, yuzuza igikombe cyanjye kirasendera. Uko gusendera kwari muri Kristo, niko no gusendera kugomba kuba mu mugeni. Nta gice. Kubera iki? L'Éternel notre berger, Uwiteka niwe mwungere wanjye, niwe nyiri itorero. Abakozi Imana bamugisha, umuhanuzi w'igisekuruza Imana imwe umugisha, si byose? Umugaragu w'Imana Frank wafashe inkota, mu gihe umwami afashe umugaragu we umuhanuzi w'igihe, ibiryo bimaze guhunikwa kugira ngo ijambo ryose, inyigisho yose ijye mu mwanya wayo. Nanjye ndahamya ko Imana yamuhaye ubwo bukozi. Imana imuha umugisha, ariko ntabwo bituma tumuririmba, kandi ntasimbura umwuka wera, sibyo? Turizera yuko itorero ry'akarere ribyarwa n'umwuka, rikaba ari igicumbi cy'ijuru, kuko niyo nkingi y'ukuri igushyigikiye, uko Pawulo yandikiye Timoteyo. Turizera ko itorero ry'akarere ari urwego, c'est une institution divine, ni urwego rushyirwaho n'ijuru. Niyo mpamvu kizira kikaziririzwa ko habaho abantu bagenzura amatorero y'akarere, keretse i Babuloni. Branham ntiyigeze abikora, na Frank Imana yaramubujije. Nta muntu ushobora kwiha kuba umusaza w'itorero ry'akarere rirenze rimwe, keretse umwuka wera, niwe superviseur w'amasamble yose. Ariko iyo utangiye kwiyumva yuko ngo abanga ufite abasikirisare, c'est l'ancienne Babylone, ni Babylone ya kera, ni gaturika, ngo dufite amasamble zero, gatwibera ahangaha muri simplicité, dutegereza umwami. Twe turi bato, ariko umwami ni mukuru.
turi abanyantege nke, ariko umwami twizera ni umunyambaraga, sibyo? kandi niwe utuyobora. ntituvuga ko satani atazatera, azatera, ariko azaneshwa. iyo umwami avuze ngo nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, ntabwo biba bivuze ko atazaritera. azaritera ndetse azanagerageza gutera ubumwe bwacu, ariko ntazabishobora. yaragerageje, murabizi, arongera aragerageza. simvuze ko n'ubu twageze aho satani atageze imyambi, wenda n'ubu yakwiyambika uruhu akagaruka, ibyo ntacyo bitubwiye. nyiri itorero ni muzima, nyiri urugo arahari. uko umwanzi akenge kose yacamara akazi, ni nawe uzamushushubikanya. nta na rimwe twarwana n'inyama n'amaraso. Dawidi ntiyigeze akoza urutoke rwe kuri Sawuli kugira ngo abone ingoma, kuko ingoma yari yahawe n'amavuta, ayihabwa na ainsi dit le Seigneur. umwanya yari yahawe n'ijambo, ntabwo yawufata n'intoki. niyo mpamvu sikose yigeje no guca ikinyita cy'umwenda w'umwami Sawuli aho yaragiye kwiherera. agira gutya, aravuga ati ariko kuki urwana n'imbaraga sa, niko yamubwiye. turi umwami ukomeye Dawidi ati Uwiteka abe umuhamya hagati yanjye nawe, ariko akajombamo Uwiteka niwe uzamporera, sibyo? muribuka urukundo yari afitanye na Yonatani, niho twahereye. ni ku bwami, ni ku ijambo riduhuza. niyo mpamvu n'uwaje kumubikira ko Yonatani na Sawuli bapfuye, akavuga ko ari we wahuhuye Sawuli, yahise abwira ibisumizi ati mumurangize. ninde wakubwiye gukora ku wasizwe amavuta n'Uwiteka? yari afite ibiganza byera. natwe abagaragu b'Imana, abakobwa b'Imana, abana b'Imana, kubw'iyo Mana turwana intambara zo gukiranuka, ariko Imana yo ifuhira umurimo wayo. ikizashaka cyose gusenya ubumwe bw'abera kizaba kibeshya. kandi nk'uko ijambo ryabivuze ngo intumbiri là où sera le corps, là s'assembleront les aigres. aho sibyo intumbiri n'ibizo bizateranira. yarimo kubasubiza ngo bazabwira ngo ari mu kirambi, ngo ari yabonetse aha, ati ntimuzajyeyo, kuko umwami nitumushakira mu buriri, nitumushakira mu nzozi, nitumushakira ku gasozi runaka, ari mu ijambo rye. le corps de la parole, umubiri w'ijambo. muri Yohana igice cya mbere ijambo yambaye umubiri, si byose mu mubiri. nanone uko yambaye umubiri mu mukwe, niko yambara n'umubiri mu mugeni. l'époux parole, l'épouse parole. umukwe ijambo, turumvikana, umugeni jambo. ibyo ni ibiryo by'abantu tugeze muri iki gihe, dutegereje imanda. Kristo agomba kugaragara, nk'uko Pawulo yabibwiye Abagalatiya cya 4:19 ngo bana banjye bato, abo nongera kuramukwa, kugeza igihe ishusho ya Kristo izaremerwa muri twebwe. kuva mu gihe cya Pawulo ishusho irimo iraremwa, iyo irangira kuzura izamurwa riba ryarabaye. Pawulo we yagira ngo yumvaga ko byarangira icyo gihe, si byose? niyo mpamvu bavuga ngo twebwe bariho tuzahindurwa. niko bimera muri buri gihe cy'itorero, muri buri mwana w'Imana hahora maranata. ariko ndagira ngo mbabwire ko iyo shusho iracyacorwa. umuhanzi ukomeye aciye mu bukozi bw'ijambo aracyacora iyo shusho. namara kureba akibonamo, agasanga parfaitement, nk'uko muri Yohana wa mbere 3 babivuga ngo nagaragara tuzasa nawe. agasanga ingingo zose zirimo, agasanga ari ishusho ye. none se bavandimwe, twaba dutegereje iki? tuzataha. muremera ko Imana ikuri uwo murimo kandi yawutangiye? niwo Pawulo avuga, abwira Abafilipi 1:6 ngo zi neza ntashidikanya. hadusomere tube dusubitse, tuzagaruka ejo. Abafilipi 1:6.
icyo nzi neza rwose ntashidikanya icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose. ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. dusubiriremo. icyo nzi neza rwose ntashidikanya icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose. ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. birumvikana yuko yatangiye umurimo izawusohoza. nibyo ibyo Pawulo yabyandikiye abaroma, hano mu Baroma igice cya 9 Abaroma murongo wa 28, Abaroma 9 umurongo wa 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi akarirangiza bidatinze kandi akarigabanya. nawe wese bikubabaza, ntabwo azarigabanya ahubwo azarisohoza, ariko ibi byakarigabanya ibi bintu bya akarigabanya babivanye akarigabanya ntabwo twabyemera. Car le Seigneur exécutera, kuko umwami azasohoza, azashyira mu bikorwa. Exécuter, Imana itanga isezerano ikarishyira mu bikorwa, sibyo? umugeni ni umugeni wasezeranijwe, ni umwana w'isezerano nka Isaka. iyo Imana ivuze yisezeranye irasohoza, kuko Imana izasohoza. Exécutera pleinement, izasohoza mu buryo bwuzuye, promptement, kandi butunguranye, sa parole sur la terre, ijambo ryayo ku isi. murabyumva? Car le Seigneur exécutera, kuko umwami ubwe azashyira mu bikorwa. urumva? Pleinement, mu buryo bwuzuye, nta jambo na rimwe risigaye. Haleluya! Promptement, kandi mu buryo butunguranye, ijambo ryayo ku isi. si byose? niyo mpamvu nimara gusohoza amasezerano yayo, ikabona ishusho yayo, gahunda yayo ikarangira, umugeni azataha. nicyo dutegereje. ntabwo turambiwe, ntabwo twihutisha uwo munsi, sitwe tuwushyiraho cyangwa twemera imyuka ivuga ngo izamurwa ryarabaye. turacyahari, turi hano. umwami nyir'umurimo arimo gushyira mu bikorwa ijambo rye. turaterana kuko twizera, turategereje kuko twizera. sibyo? ntabwo turambirwa kuko duhishurirwa ijambo ry'Imana. umwami ahora ari mushya kandi ahora duhobera uko duhuje amaso. ntiyakwemera ko urugendo rudusaziraho. nibyo se? reka twiririmbire ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. nibyo? yatugize ikiruta kuba umuntu wo muri asambure. yatugize nibyo kuba umugeni we, kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. 3:5 kugira ngo dusenge dutahe. bene data baduhe diapason. Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane.
kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Yesu wanjye umuvandimwe we, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye nyir'imbohe, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha. Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwayizi, ahinduriye imibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Kumana mw'ijuru mfite umugabane. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Majambo twese buri muntu aba afite umubande wo kugira icyo aganira bitewe n'iki jambo ryamuganirije. Turasenga. Merci Père Céleste, Seigneur de gloire, tu es le bon berger,
Tu es la tête du corps. Et c'est toi, Père Céleste, qui nourris par ta parole ton corps, Seigneur de gloire. Tu es vivant, tu es le ressuscité, Seigneur de gloire. Uri muzima, ntusimburwa mwami. Urihagije. Uri ku kivi kugeza igihe uzatunganyiriza umurimo watangiye ubwawe. Numara gutungana, impande izavuga. Zamurwa ribe, mwami, umunezero utubemo twese. Turizera, turiringira, dufite maranata, turategereje kuko dufite mwami ibyiringiro bizima duhabwa nawe mu ijambo ryawe. Ushimwe kandi uhimbazwe kubw'ijambo ryawe rizima. Alléluia. Seigneur de gloire, mwami w'icyubahiro, mwami w'ubwiza, le ressuscité, we wazutse ukaba udasimburwa. Tu n'agis jamais par délégation. Ntabwo ukora mu nzira iziguye, ariko umurimo wawe direct mwami urimo urawukora. Niyo mpamvu tutizera ubutumwa bw'amateka, twizera ijambo rizima. Ukaba mwami ukivuga hagati y'abera bawe. Umugisha ubukozi bw'ijambo, umugisha abahamya b'ijambo, umugisha mwami abera bawe, umugisha amatorero y'akarere ubwawe wabyaye kubw'ubutumwa bwiza n'ingingo z'umubiri wawe. Mwami, kuzura kwawe kugomba kuba muri twebwe. Niwo murimo umwuka wera arimo akora. Turi imbere yawe, uduhe kuba nka Mariya gusa, twemere kumva icyo uvuga, dufate umugabane udukwiriye, hasigaye ijambo rizisoreza umurimo waryo. Ushimwe kubw'ifunguro duhaye, ushimwe no kurya uzaduha n'iminsi iri imbere. Tane natwe tugeze mu ngo zacu amahoro, turinde imitego y'umubisha mu nzira zose anyuramo, uduhe kuba mu kunesha kwawe. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Dutane n'amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo na hejo. Ngabo yanjye
ubona